ariko ko abantu bose bakomeje kugira ko abantu bose bakomeje kuvuga ngo tuberereke turava aha ngaha tuvuze kuri inde ngaho baga abantu bose baravuga ngo tuberereke turarangiza live nta muntu tuvuze maze rero njyewe ikintu kinangaza usanga ibikobwa bibi aribyo byipanga akazi wamwumvise umukobwa wanjye ko kandi ukareba uwo mukobwa n'ubundi nubwo nawe koko waburiwe sha nta kintu waba ufataho nana bro uzabaze dumba ubaze na kasuku uzabaze bakubwire neza bagusobanurire bakubwire ngo ibi nibi namwe rega mujye mureba ntimucuruza ntuteye neza ntusa neza nta gahumuro nta gaparufe ntaki warangiza ukajya guhagarara mwumvanga bakabona nta muntu dufitiye ubusa ubu nazigira nawe nazikugira wamwumvise Brian wowe dumba wamwumvise kumanyo wamwumvise aravuze ngo icyo Brian ashatse gusobanura ashatse kwerekana ko Liliose ngateye nk'umuringoti papa ntago ngiwe Liliose muzi ntago turahura pe twarahuye naramubonye nakubwiza ukuri ariko ntago mbizi ntago muzi pe ahita baga direct oya mani hari abantu baza bakishyiraho bakavuga ngumva ng'abakobwa wareba uwo muntu uri kuvuga ngo abakobwa ukibaza se uyu nawe ni umukobwa ra ubu ugiye gushaka abakobwa nawe namushyiraho Brian nicyo kintu mukundira ameze nkanjye nawe zivaho vuba ni ukuvuga ngo waya nkozemo uri kumva system electric yanjye Imana yanshyizemo ishobora kuba ihuye n'iya Brian ni ukuvuga ngo iyo umenyereye gato nkabibona jewe nkabyandastandinga zihita zivaho zirasota zihita ziguruka na electrogaze buriya kugira ngo bazaza n'umuntu uza kuziguhagarika nibyo nakubwiye wowe ujye uvuga ku muntu buriya reka nkubwire byakorohera kuvuga ku muntu mumajije guhura mumajije kuganira mumajije kuba muri kumwe wenda mumajije no gusangira ukavuga ati uyu muntu ariko namufataho ijambo kuko naramubonye twarahuye twarasangiye sibyo ariko se iyo ugiye kuvuga niba uwo ngo uravuze ngo ni umuyemusi niba ari umuyemusi ndi umudije ejo wenda mamuzanahurira no mu kazi sibyo ariko iyo uri gufata ijambo ku muntu mutarahura mutarasangira ngewe uzabaze je wowe uzi ngewe na genge yanjye y'abakobwa tugendana yaba bibaze dumba na mana bejya we urivuga ngo ntawahurira aravuze ngo nagakunda amatiku ariko kira ngo uyu ujye kudusapotinga uno munsi turakorera ku irebero kandi ni hafi y'iwanyu Kiramani nawe ni scam aho Kirama urabizi ko dufitanye amasezerano yo kutanyataka umva wase wamaye nk'ibihumbi ijana aho ngaho mwana ngo mushirireho uzaya mwaka kuri 22 oya Kiramani afite ibiceri ntago ajya yiburira je urabizi amafaranga aho yinjirira Kiramani umwari Raisa basobanurire ariko je hari akantu mwanigiye kubabwira mwankiriye mutaragenda kwataka mutarataka Liliose mbabwira ati hari ubundi buryo atari ikibada ariko kwakira haba hari abahungu benshi bavanze n'abakobwa urabizi Kiramani nago ngiye navuga uwo mukobwa ariko Kiramani afitemo abakobwa babiri man ikintu cy'isuku nta kintu bafataho ako mubyumvira muka iwo nago tubyumve apana muri filime iyo basohotse baje kurya show hari ukuntu tubyina hari ukuntu umuntu ashyiramo amapiyano none urabona ko iyo harimo amapiyano ubudunda akuye kakagenda kaza rero hari igihe bita byanga ni bande no Kirama zabakubwiye Kiramani we none ngiye buriya ngende sensitive ku kijya baramuhamagaye urumva wakira njyewe abantu muri kumbwira ngo nimbahereze plot tugende ni live kuri Instagram tugende Juru Park arebera umuntu uri bumbone Juru Park abakobwa bari bwinjire Juru Park abakobwa bose bari bwinjire Juru Park baranywa shoti ku buntu baze bahumura ariko
bambabarire ndabinginze bazi ubu bahumura ngubu ariko none mani ibaze je mbabara nkubwira ikintu kimbabaza muri farumasi harimo umuti sorry harimo akantu kameze nka spray koza ni umusundi akaboro ko mu kanwa bro buretse ni akaboro ko mu kanwa bro ndi kwibaza kagura ngahera no muri Delix ndumva naratubonyemo bro ako kaboro kagura niba ari 3,000 niba ari 5,000 ako kaboro bro ni akantu umuntu agendana ni akantu gakwirwa mu mufuka ni akantu gakwirwa mu isakoshi ku buryo ugiye kuvugana n'umuntu nyine mugiye gura ngo muhite muvugana uhita ubanza ukagapuriza mu kanwa ukagenda ufite impumuro nziza ariko hari igihe umuntu akuvugisha ukibaza se mani ariko ndi kwibaza ko biterwa n'uko umuntu aba atazi ahantu bagura utwo tuntu ugasanga akoze umusore n'ipaka nyamara cyo ngo kugura utuntu yabi mwiboroshe neza yabi cyapse n'ipaka cyo kugura ibyo bintu oya hari igihe ushobora kwiborosa ukamara umwanya munini utaravuga sibyo ukamara umwanya munini utaravuga wenda wajya kuvuga ukaba hari abantu rega baba bafite n'iyo ndwara ugasanga wenda arwaye amenyo abantu benshi barwaye amenyo uba usanga bakunda kugira impumuro mbi mu kanwa ariko iyo uzi ko ufite icyo kibazo nawe nyine ugura nk'utwo tuntu ukatugendana ku buryo igihe cyose ugiye kuvugana n'umuntu ubanza si ureba ko hano bari kwandika ngo ukagura 1,500 ibaze ko kagura 1,500 n'udushikarete kirama cyangwa se ukagura mentosi kirama yo uriya muvandimwe navuze haruguru sibyo abantu benshi cyane bamaze gukomplaninga bro yemwe n'abahungu bagiye bamunyura mu maguru urumva barakomplaninga so uri umuntu mukuru ibyo nakubwiye wabyumvise ngewe rwose nanatanga contribution ya parufe yanjye urumva ugiriye inama kiramani nk'iyo Jackie yakiriye mu yango oya ntukitiranye ibintu icyo cyitiranyije ibintu nacyo cyadumba ariko rero hagati aho ngaho ntihagire umuntu wibagirwa ko nsaba aricyo kigoryi cya mbere cyabayeho ku isi inde nsabi nicyo kigoryi nsabi n'uwo bita nibo bantu b'ibigoryi babayeho kubera n'uwo bita nde none se nsaba akoze iki nsabi ntabwo nari kugenda nk'akavuze ni nko kugenda utamamaje nsabi byagenze gute abo bose bafitanye ikibazo na Jay niyo mpamvu Chita ni umwana mwiza sibyo nawe Chita ndamukunda cyane gusa bisa nkaho bitazakura umubano wanjye na Chita ntabwo uzakomeza cyane mu gihe atiyunze na Sabe barashwaye se kubi cyane mvuyeho ndabivuga nimutiyunga ubwo Chita nzakuruka umva nkubwire sasa rero bro banza wumve Jay Nsabi yakoze iki Sabi ntabwo abura ibyo akora Nsabi ntabura ibyo akora bibi Nsabi buriya Nsabi mani cyangwa muri kuvuga Nsabi ntazi Nsabi b'amafilime Nsabi se ko mbona ibintu bya comedy bijyanye buriya yewe kuva Nsabi naramenye ko yanswereye peri na kintu tukuvugana buriya none wumva nkubwiza ukuri sibyo mu bantu b'abagome banabayeho ku isi y'Imana harimo Nsabi n'umuntu bita Chita trust me ibyo bintu nkubwiye uzabyige njyewe Nsabi mwangira kuba yarandongoreye umugore oya mu bantu b'abagome banabayeho ku isi mu bantu b'abagome banabayeho ku isi ubugome ntabwo mbumuzi ariko yandongoreye umugore byihorere kiramani warabizi ibyo mvuga arabizi ariko hari umuntu ariko nuko nabuzahari icyo kiganiro kiri buretse nabuzahari icyo kiganiro kiri hari umutipe wundi bakinanaga filime sha nkunda wita niba ari ngo ndaranye ubutumwa nigeze kumva yakoze ikiganiro ari kuvuga ngo ubugome niba ari ubugome bamukoreye icyo kiganiro uwo niwe Nsabiri nabibonye kuri TikTok uwo ni wewe ni umugome utarabayeho social media oya umva nkubwire Kira ntago kandi ndi kukubwira ngo nashatse ikiganiro narakibuze gusa umwana yavugaga uburyo Nsabi yamwibye cyane yitwa Irebero kiri ku Irebero TV ndayibona oya ofete Brian reka nkubwire ratu ukuntu byagenze sibyo bari bagiye guha akazi muri bya kugurisha ibibanza bya Chita sibyo and then Chitarabire baravuga ati aha niho nkuru umugati igihe Squeeze aje kugira ngo tuwusangire
ntabwo byagira iki, amutera agakokora inkokora ariko ibintu by'inkokora z'i Kigali ngira ngo nawe urabizi si bidaje. Je babamukuyemo ariko je abifata nabi cyane. Nanjye ariko nabifata nabi. Uzi ibintu cita Wowe Brian ntabwo urananiza umuntu umugati, wowe uravuga ibiki? Oya shu oya mugende hariya. Oya dumba ariko ntukaze, ariko se reka nkubaze, ngewe ngusanze mu kazi kawe bakakomeza bakanyishyura amafaranga yanjye banyishyuraga nawe bagafata yandi bakayaguhereza, bigutwaye iki kucyumva yuko ugomba kunsunika ngo nanjye ayo mafaranga aho ukura umugati nanjye simugura umugati? Hano mu Rwanda u Rwanda ntabwo ari igihugu kinini cyane ku buryo ngo buri muntu azakora ibintu byiwe ibye byanga byakunda ari abantu tuzahurira mu kazi. Bimwe nakubwiraga ceceka, bimwe nakubwiraga banza nanjye unyumve. Ntabwo wabibwiye Muyango, wabwiye yangira Keza Teriski kuza guhostinga nawe. Banza wumve nanjye nkubwire icyo gihe, ariko ni ukubera ko umuntu wenda mama utumvikana cyangwa mutabone se nka Jay n'abangana barubahana. Bashobora kuba bafite icyo bapfa. None se nanjye reka nkubaze, kubera yuko ngo abantu ngo baje bagashinga ngo za YouTube channel, niyo mpamvu nta muntu ugomba gushinga YouTube channel ngo aze nawe ngo arebe amafaranga arimo Brian, nanjye ntabwo wambuza amafaranga ngo twumvire. Brian, hano hari umuntu ukubwiye neza ubita umwari Raisa aranditse ngo bose bigira beza kuri kamera ariko ubundi niba bipe. Uzi uwo Nsabi araza akigira uruntu rwose ruraho ngaho rw'urugoryi abantu bagirira impuhwe n'ibiki byose, ariko n'umugome bitaba none kugira ngo kira ugiye kwemera bavuge Nsabi uhari buretse gato no kugira ngo urebere ubugome bwa Nsabi. Buriya urabona gakuru wenda wowe ushobora kuba habaye nka event runaka nabano banyamakuru bizanga n'abaki bose bakazenda bakanagusaba na interview, sibyo? Ukavuga uti n'ubundi nabaguyemo reka mfe kuyibahereza. Wari wabona nka Cyansabi bro bakigeraho kubera ukuntu ari ikigome kikavuga ngo ntago bagishyiriyeho kigahita kigaceceka nyine guceceka. Oya mani ari imbere ya kamera se wapi data Brian ariko none se nanjye babara nibarize Kira, reka tureke kuvuga umuntu horana na Kira kandi Kira hari. None se Kira biriya bintu se ni planka, biriya byandaranye ubutumwa na Nsabi ni planka. Icyambere cyo ndibanze gusobanurira cya Jay na Nsabi. Jay mbivuge Jay bivuge nabanga hano bivuge Jay uburenganzira. Jay nabivuge Jesse arakubuza iki je kwa uravuga iby'abandi? Bivuge okay. Jay sinzi umunyamakuru wa Jay wasabye ikiganiro Nsabi. Niba ari ibyicecekere nabimenye. Oya nese niba wabimenye njye nabimenye ko ariko mumeze ngaho sobanurira Brian muri comment babimenye maze ngo ndukuntu mujyana mukererana utuntu. Ngaho sobanurira Brian ni no uruguma Brian none Nsabi nje mfite kuntu ngenda ntago nakora interview nawe uvuga bira bintu ngo bya Kashino na byaki ntago byakunda. Abantu bamfata gute icyo gihe rero Jay biramubabaza abe yamuciye amazi ngo ntago yaza ngo gutataza ngo bakorana interview. Ariko Jay ni mu byukuri Jay ari nyina yo mukoranye interview ingibi ibyo bitutsi byo bivuga kuri live, ariko yo mwakoranye ikiganiro ntago ajya bishyiramo. Noneho Nsabi yavuze se Brian ati ntago azi cano yacu tubanze tumwoherereze ibyo dukora urumva n'abasa n'izina ry'Imana mfite igihe cyangwa se nswere mama wanjye urumva ngo tubanze tumwoherereze ibyo dukora bro urumva, ndetse turamwereke fellowship y'abantu nyine badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu uri kumva bro bajye babambagira sha. Noneho ngira ngo ni imikino turabiscreenshotinga turabimwohereza. Oya warabikoze izina ry'Imana. Oya man ni izina ry'Imana uzi ko ngiye buriya kugira ngo mfate decision yo kuvuga ati runaka ubu ngubu ngewe tugiye kubyara nabo mba narakoze ibishoboka, negociation zose mba naraziciyemo, nkahita mbona nta bundi buryo rero buhari uretse gusa nanjye kuba nagira gute nakihimura. Kandi iyo nihimuye ngewe nigwa n'umugenda
ubu n'uwabura igihe mu gitondo igihe kujya mbyuka mvuga akantu ka nsabi gake. ariko kira insabi uwo muco wo kwiyemera arawugira kandi urakoze si Kasuku wenyine ubivuze. urakoze cyane. ntago je yarangije umva se, hanyuma se ubimwoherereje ibyo mukorane ukuntu mwinjiza nako na followership yanyu byagenze gute? yahise abwira ba Mitsutsu urumva ngo nk'ubu Gasuku abona kuko twakorana ikiganiro. ubwo ni Mitsutsu wabikubwiye utangiye guteranya? Oya, ndi kukubwira uko nyine yabivuze uko nguko. N'ubundi Mitsutsu niwe yabivuze. Oya, ndi kumubwira uko nyine yabivuze. Nta kibazo cyo twashaka kumenya twakimenye. Mitsutsu we nta kibazo afite naribi, ariko rero wakirakira iyi industry tuba tuyirimo buri umwe arya ku mugati wa mugenzi we. Nsabi nawe barimo ararya ku mugati. Ibyo nakubwiraga ntago ari byo nari ndimo ndakubwira. Nta muntu urimo hano ngo yewe ngo niwe ngo yishoboye wenyine. Oya ntago nta kintu wakora utari kumwe n'abandi. Ni ukuvuga ko niyo waba utwika cyane ku rwego rwo hejuru. Noneho Kirama, uzi nka kano kantu kaba gaciye mu bantu 1000 gutya, sibyo? Bagiye gutangira kukagenzura, sibyo? Kuko urabona ko abantu benshi barimo baravuga ariyemera. Iyo noneho abantu bamaze gusanga wiyemera, urumva uzi ukuntu bigenda, kariyeri irarangira. Noneho reka nkubwira kandi kantu ngiye kukubwira Kasuku. Uzi impamvu kariyeri irangira? Nuko ugerageza guhangana n'uhinduke. Urakoze cyane. None njya hano mbera mu biro hazi se. Yanyimye ikiganiro mpitamo amagara boss we ari we Kiramani. Urumva? Ndamwana Kirama wambabariye umuhungu wanjye ukamumera ikiganiro. Kiramani ati ari hehe uwo muhungu? Kiramani nawe amwihamagariraga bro. Urumva? Ati uwo muhungu ari hehe? Si ikiganiro. Nazo bro aragenda bakora ikiganiro biranarangira. Urumva? Kiramani wakora ikiganiro. Bro ari nawe wakomeza kuvuga ati ariko uwo muhungu ari hehe? Ibintu byo kwicara bakagutera kamera ukavuga. Gusa Kiramani ntabwo wamuvugisha nyine ibyo wavugisha nka Jack. Urumva? Nibyo ngire kubwira. Byaranarangiye burundu, ariko twoherereje bibo. Nicyo kintu nkubwira, kariyeri y'abano bahungu babiyemeze irangirira aho ngaho, ukaba wumva ngo biri flex kuba wasuzugura abantu. Oya nsabi ibyo niba yarabigukoze yarangiye vuba kandi ngiye kujya mbyuka buri gitondo nkibutsa abantu. Hari abantu batabyumviye hano ngomba gutangira kujya mbibwira. Hari ibintu najya nemera Kasuku uvuga nkavuga ati Kasuku ndakubona kuri murashakisha umuntu nkakubwira ati ibyo bireke, ariko ibyo bintu Nsabi babivugaho cyane. Nsabi najya abantu ndamwumvise bavuga ko ari ikigo gikorwa yemera cyane, ariko Nsabi keba nayo. Yes. No comment. Musaba imbabazi mu cyimbo cye. Agaswere nyina. Kose mwe mwagiye mureka guciraho umuntu iteka. Ibi Caritas mani babyibaza ko ngo bifite amabya manini, ngo bifite industry kandi kije tukireba. Suko Nsabi se naje niba yarasabye wenda ikintu wenda Sabi nawe yakoze na erega ibyo kuvuga byo ngo ntaga zinga ikintu ngabo bantu ngo bakora ngo nibamuhereze ngo nibamuhereze ngo arebe ngo viewership zabo ngo arebe. None wono kubwira Mitsutsu bari mu maniga gahitabwa turabona je namuhereza. Kuba afite uburenganzira bwo kudakora interview bwarabufite. Hano wabumwimyereka, ariko ikibazo ntiwigambe bro. Ahubwo wenda kujya kwerekana yuko utazi umuntu, utazi icyo akora, cyangwa se ngo kugira ngo ukorereyo. Kwanza ngende Nsabi nari guhakana nkavuga ati oya ntabwo bikunda, ariko utarinze kujya gusaba ngo bakwereke. Ubwo no kukubwira ngo zana turebe ngo muri kwanza gufata telefone yawe. No Bria, uzi ngewe nakoze ratadu nanjye se nakanze gufata telefone yawe sinkwitabe nka kwihorera. Umva Kirama, uzi ngewe nagupinze nashaka kuguha ikiganiro, urumva? Uzi ukuntu nguhobageza mu buryo bwiza kandi buryoshye. Ndaguhamagara atese uri hehe, ukambwira turi ahantu uri. Ngahita bati noneho nari ngiye kuhaza no muri mu minota mike, ubunywa akantu urye n'akamushikake ndahita nkurabura tu. Umuntu w'ikigali wamaze kumwikubitira ibiryo nta nubwo azongera kuguhamagara.
ariko mana we uri kumva bro ubwo kuko buriya nyine hari nka cano wa mugani ubona ukavuga ati ndaramuka ngiye kwicara kuri ino cano rwose urumva ikiganiro ntikizarebwe nazababara cyane uri oya kumva gusakira Jay ibi ikiganiro bigambo byose n'umuntu akivugishwa hano ngo zande ngo kagire gute kuri mu kiganiro afite umutumirwa bari gukorana ikiganiro ntago ibyo bintu wapikire kubwo ari undi muntu basanzwe ubwo wenda ibyo bintu babivugana ariko nka nsaba ibyo ari byo byose ntago badasanzwe bahurira muri ibyo bintu ntago nibaza ko bakorana ikiganiro ngo ajye kumubwira ngo ibyo bintu naho kuvuga ngo wakorana ngo n'umuntu usanzwe uvuga ibyo bintu ngo uvuga oya ibyo nabyo ngo kiramani ugahita uvuga ngo kiramani ninde akora iki oya bro niki abakazana niyo bubrandinze nk'umuntu utaza ntabwo kadani nyine uto tumaze ariko sha reka njye koga njye ku kazi pe ye baba we buriya oui witawaje biterwa njye ndi umwana w'imihanda ni umwana wo mu biryogo sibyo nta muntu uraza kundeganiza kuba ndi kuri no live ariko Brian we ariko reka nkubaze kira wowe reba wowe uri brand man wowe noneho wowe ahubwo we niwe wakabaye bitinya cyane kuruta uko nsabi yabitinya ko wenda nka nsabi we yibrandize nk'umuntu wikinga comedy nawe witukanira ibintu bitutsi byo ariko wenda bishimishije bisekeje sibyo nago sinibaza yuko ahubwo wowe nka kiramani niwe wakabaye bitinya noneho uri kuri yo live y'uwo muntu ubu ariko man cyo koza si umva Brian tuzatera imbere gake ariko tuzagerayo tu Brian kandi ibyo hano ni byinshi cyane noneho hano hari akantu kajya kansetsa ndumva umva akantu kajya kansetsa hano hari umwana bita ngo Musinga uwo mwana ngo ni Musinga ajya agenda akankoraho tuganira tuba turanse kijya ntubona nyine nkaseka byatari noneho agahita ashaka ukuntu babinyohereza ari abantu benshi mu mafake account noneho agahita yandikaho ngo shaho umunsi Gasuku yashubije Musinga aswere nyoko sinzagusubiza kandi umusubije urumva ibi byanebe bigira ngo umuntu ajya aguma muri drama zo gusubiza buri muntu uzasange noneho umunsi nawe habonetse uza kuvuga ibigihe urumva abantu bavuga ngo hama hamwe n'ubundi nawe wagiye uvuga abandi benshi bagira ngo mbagabanye njye mvuga bake ariko bavuge ko kirazinduka nacyo kigashaka kugira ngo kigutwike abantu bagifane bakigire baza bavuye ngo nzagisubiza oya ntabwo nzamusubiza buriya no kugira ngo nsubize ndabanza nkareba nkavuga ndetse uyu muvandimwe nimusubiza biragenda bite uzajya wisubiriza ajya kiriya kibazo ariko wakirakira gira nsabi inama ese du kitapfuye kiranusa nasabye wakitari ukuntu ameze ntabwo nzi ikintu bapfuye ariko gihe ndamuzi ukuntu ameze turaziranye sibyo ni ukuvuga ko iyo amaze nk'iminsi nk'itanu adahamagara saba itarakara nicyo bapfuye bamaze iminsi yamaze iminsi adahamagara sabe ariko ntabwo ari ibintu bya danje man ibintu bya na sabe sinibaza ko byaba bifu irenga igenda kure ahubwo akomeza umutwe cyane ariko nawe ajya atekereza ko ngo ari umutete azi gukomeza umutwe ariko ugira atekereza ko ari umutete abantu benshi baraje kuri zino YouTube bumva ko ngo babaye abasitari hari ikintu kijya kinsetsa umuntu abona afite abantu bari bikiganiro cyangwa kugira ngo baramufana kandi baje gushungera ngera sha hari abantu bafite abafana n'abafite abashungezi ibyo bintu bajya bamenya kugitandukanya cyane rwose ubundi umuntu abantu bashobora kuba bakunzwe cyane muri ibi bintu byacu byose n'abaririmbi urabazi je ashobora kuba ari nkanjye nawe gake uri muraza ese we mubanza umbwire Regis ntiyasweraga Miki cyane kabisa
yaramusweraga cyane. Mm. None se bapfuye iki? Nabivuze hano ariko ntabwo wari uhari. Ariko ngo yaramusweraga bikomeye. Fo cyane. Eh? Cyane gusa nyine Regis nyine nakubwiye ati nabivuze ariko sinshaka kubisoza je niza nza hano urayivuza juza vuba kubera usanga navuze ibintu ukabinsubirishamo. Oya ngo yaramusweraga cyane pe mbahora umbwiza ukuri. Icyo bapfuye ni iki? Ndimo nagiye kuvuga ubwa kabiri abantu baje hano babyumvishe. Regis yatangiye guswera Miki ariko Miki kwaje arimo arareba kubera arimo arareba ukuntu nyiri ubuzima buri batazi ko ibintu bizacyamo yajyaga baswera bombi na Aga. Regis agaswera na Miki na Aga at the same time nuko byatangiye. Agasubira no akorera inyuma. Oya cyumva nabi. Oya turavuga Miki. Oya nagira ngo Regis yasweraga na Aga nyine. Oya Miki yajyaga aswera Regis akongera agaswera na Aga. Ariko rero none se yo dise kono kaga ari indushi dise. Ariko rero Aga akarya ubunyobwa bwinshi. Nk'akarushye nyine nakarushire. Umva kurikira. Aga akarya ubunyobwa bwinshi. Ubunyobwa ngira ngo uzi icyo bumaze. Nyine nk'indushyi. Regis ntiyamenya ko ibanga ari iki. Hari abantu barya ubunyobwa papa. Thank you so much. Nukuvuga ko uko byaje kugenda Regis yaje gusanga ko cya Miki kirimo kiramugabanyiriza kimugeza kuri D+ Aga kimwongera amanota kugeza ubwo akagozi kacitse ngo pa. Noneho Regis ntabwo yemeye ko akagozi gakoze iki gacitse kugeza ubwo niba hari ikintu kibabaza Kwiza nta kintu kibabaza nkuko wabura ukajya kubona umukobwa mwaryamanaga uwundi muhungu ukeka ko aryamana nawe araguhamagaye akakubwira ati ibintu byawe na Miki byararangiye papa sezera. Aga yarabikoze yavamagaye Regis arabimwibwira ati ibintu byawe na Miki byararangiye sezera. Man harimo transition y'ibyumweru bibiri kugira ngo Miki ave kwa Regis agende kwa Aga. Urabona umukobwa kugira ngo umukobwa wiyubashe cyane asura gufata nk'amezi nkane kugira ngo agende mu no kuvuga ngo indushi Aga niyigeze itegereza yuko n'igituba cya Miki cyumuka kivuye kwa Regis. Ariko kandi nkubwira ati bakoreraga icyarimwe. Noneho ariko uri araza kuryoshya kugeza ubwo Miki yaje kuvuga ati ubu mfashe umwanzuro mpisemo. Ahitamo boro yande ahitamo boro ya Aga. Noneho indushi Aga. Regis aravuga ati njyewe ndi rutwitsi natwitse imihanda yose kandi Miki ndabizi ko ashaka gutwika nta kuntu ashobora kuguhitamo akandeka. Urakurikira? Monda kumva. Noneho cya Aga mbaza ngo cyamukoreye iki kumwereka agasuzuguro. Cyaramubwiye urumva ashyiraho uburyo aravuga ati reka mbareke ngo ndashaka ngo tugere dushutingire ku Gisenyi kandi yiteguye cya Miki ngo yagifatiye hotel n'iki byose yakiteguye n'ibyo n'iki ariko adashaka kugira ngo bashutinge ashaka kugira ngo akigezeyo agicumite neza. None warimo arakoresha na vumbi ya wapi? Vumbi ya Goma. Baita vumbi ya Goma ite puturu kubadita. Uriya muti narawukoresheje ibintu byambayeho dumva. Ibintu byambayeho ntago bibaho kuri no si ya Rurema. Ndakubwiye vumbi ya Goma. Nakubise umusundi bigeraho ngaho uraroboka. Nabi cyane. Uraroboka bro. Mbaza ngo habaye iki?
cya aga promota gifata Miki kimuha Regis cyamubwira ati genda nawe umwana genda niba ugura vumbi ya Kongo birakureba njyewe ndi umwana wari iki wari ubunyobwa nibageze ku Gisenyi bageze mu hoteli nk'umuntu yari girlfriend wawe Regis bari mu hoteli nziza n'ibiki Regis akuramo ipantaro Mika aramureba gutya Regis na ya mpare idasiramuye akagirigiri rega rero bakita akagirigiri kubera impamvu bakiza akagirigiri byambabaje nuko akagirigiri nyine nakaboro gatoya sibyo gadashobora gukora akazi bya iboro nyine twajyaga tuvuga wajya kuvuga ko ufite akaboro gatoya Jackie ngagiye kuri TikTok ngarimo aramoka Jackie mworere urumva akagirigiri mu mubwira zubu ngubu afite umwanya Brian yagiye kuri TikTok kujya gusabiriza yo kwa kundi arimo ararira ngo ndamwanga umuswera nyine oya mugende mumubwire Jackie ngo noneho Dumba araje amushireho mubwira azaririre hano uburize namukunda gashino kanye naramazi yambomeraga mugende mumuhamagare TikTok mubwira ati Dumba arimo araguhamagara Brian yagiye ufite ahantu ujya ko ntago twajyaga w'abantu hano ntago tujya w'abantu barenze bane urumva nukuvuga ko nuza yambuyemo ipantaro aramureba yarataye ubushake Miki yanga kuryamana nande burasa Miki ajya atakaza ubushakira uwo munsi yarabutakaje okay yanga kuryamana na Regis Regis ararakara noneho ahita nava y'Igisenyi niba yarasizeho cya Miki sinzi ukuntu cya Miki niba ari yagarutse kuza kugifata n'iki ntibageze aho ngaho noneho ikintu cyarakaje cyane noneho Regis ni ukuntu bagiye ku kiganiro cya Nuza cya Isibo ngo kuri birthday ya Aga akazajya agenda amushimira ngo nzakubyarira umukobwa n'umuhungu aguma afata ku mboro yande ya Aga ejo bundi na Philipita Aga windushye nyine simbizi aguma afata kuri Nuza ayikoraho ayigiragira gutya babyita kuyibyiringira Regis aravuga ati ibyo ngibyo tugeze finali ahita agenda ashyiraho agatebe aravuga ati cyana kamera story irarangiye iyi story ntaza kuza kuyangiza mureke mite najya kwiryamira ndagaswera mama turigendere ngiye kujya kugura imodoka bro ngiye kujya kugura imodoka right now umunani Ruserora Rongeyi Montreal niho hantu ushobora kurya inyama mu banyarwanda kumvaho n'ikinyarwanda inzoga nziza ushobora gusangayo Mitsingi Primus ushobora gusangayo Uganda Waragi Hennessy byose uri muri Canada jyayo ni Ruserora Rongeyi niho njya ninywera n'ubundi ejo bundi twari turi na Kidumu Kibido Kibuganizo abantu bari Ottawa Kidumu Kibido Kibuganizo barimo araperforminga Ottawa ibyo nabyo mu bimenye ariko ako kabari bakita +250 banyarwandakazi bari muri Canada +250 Canada mugende muhurireyo musabane umenye ushobora no kubindirayo ushobora no guteretera y'abakobwa ushobora no gusanga kuvuga Canada nk'ahari agace ka biryo gusa Canada nyine haganaye Canada Montreal navuze Montreal ngiye nagiye ndagaswira mama ngajya kugura imodoka kandi yatubwiye ko kugura imodoka icyo bisaba cyari cyo yavuze ko kugura imodoka singari kugira ngo agire ari ugusanga gukora iki yabivuze ra urumva so rero Wakira yo natwe twigendere turatwara ibyo umugore umunsi uriza ubwe ati ndamukumbuye ndamubwira bye bye